Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mw'ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati, umuvandimwe wawe naramuka acumuye umusange umuhane mwiherereye, nakumva uzaba ukijije uwo muvandimwe, natakumva uzashake umuntu umwe cyangwa se babiri kugira ngo ibyo bikiranurwe n'abagabo babiri cyangwa batatu. Niyanga kumva abo ngabo ubibwire ikoraniro, niyanga kumva ikoraniro aba akubereye nk'umunyamahanga n'umusoresha. Ndababwira ukuri, ibyo muzaba mwaraboshye munsi byose bizabohwa no mu ijuru, n'ibyo muzaba mwarabohoye munsi bizabohorwa no mu ijuru. Byongeye kandi ndababwira ukuri, niba babiri muri mwe ku isi bashyize hamwe ngo bagire icyo basaba, bazagihabwa na Data uri mu ijuru. Koko iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye, mba ndi hagati yabo. Iyi ni ivanjiri ntagatifu.